Imana ishimwe bene data yongeye kuduheza umwanya mwiza nk'uyu kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana. Rero bene data mwe munumva mbahaye kaze muri uyu mwanya wa none kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana iryo Imana yabashiye kunshira ku mutima. Uyu munsi wa none Imana yashyizeho ijambo rivuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshe kandi ngo si umwana w'umuntu ngo yicuze. Icyo yavuze ishigwa ruko igisohoje. Imana ishimwe cyane. Igapfa kuba gusa yarabivuze izishigwa ruko ibisohoje. Imana yacu ntabwo izitubesha, Imana yacu ntiziturerega, Imana yacu ntizituryarya, Imana yacu ni nyakuri, Imana yacu irarengeye. Icyo yavuze igikurikirana imyaka igihumbi ikagisohoza. Tiza yibagirwa icyo yakuvuzeho mwene data we unumva. Tiza yibagirwa isezerano yagiranye nawe, tiza yibagirwa icyo yakubwiye. Nubwo imyaka yashira ari myinshi, ibyo Imana ntizibyibagirwa. Imana ishimwe cyane. Imana yasezeranije Ibrahimu iramubwira nti rarama urebe hejuru mu kirere, urebe ingano y'inyenyeri, niko urubyaro rwawe ruzangana. Nubwo haciyeho imyaka myinshi Ibrahimu atarabona umwana, ariko Uwiteka yakomeye isezerano yari yarasezeranye na Ibrahimu kugeza ubwo Ibrahimu byabaye isezerano ry'Imana rirasohora. Imana ishimwe cyane. Imana isezeranya abanyeziraheli ubwoko bwayo irabubwira ati nzabakura muri iki gihugu cy'ubunyage, nzabajana muri Kanani, nzabacura mu gihugu cyanyu, nzakoresha amaboko yanje akomeye cyane ngo mbakure mu gihugu cy'ubunyage, aho mukoreshwa imirimo yose y'agahanya, aho mukoreshwa imirimo yose bitabereye. Nzabakuraho mbakuzishe imbaraga zanje kuko ndi Uwiteka Imana ikomeye, nzabacura matahishe. Imana ishimwe. Imana irinda iryo sezerano ryayo irabacura nubwo baje guhemukira Imana barayitotombera, batotombera na Musa. Imana ishimwe cyane. Nawe mwene data nimba hari icyo Imana yakuvuzeho igapfa kuba gusa ariyo yabivuze, kubikora izabikora kuko ntakiyinaniye. Kandi Imana yacu ntiza yibagirwa, Imana yacu ntiza yibagirwa icyo yakubwiye. Igapfa kuba gusa ariyo yabivuze no kubisohoza izabisohoza. Imana ishimwe cyane. Hari igihe abantu batekereza ngo Imana yacu iza yibagirwa, Imana yacu ntidisoza amasezerano, Imana yacu zitinza amasezerano. Oya siko bimeze. Imana ishimwe cyane. Ni nayo mpamvu Petero mu rwandiko rwiwe rwa 2:3-9 yavuze ngo umwami Imana ntabwo izitinza isezerano ryayo nk'uko bamwe babitekereza. Bamwe batekereza ko Imana itinza isezerano ryayo, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira numwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bagira gute bihana. Imana ishimwe cyane. Hari igihe abantu batekereza ko Imana itinza isezerano ryayo, bakibwira ko icyo yavuze. Nimba rero mwene data bakubwije icyo Imana igusezeranije uyu munsi wa none, ugatekereza ko bitazaba, ugatekereza ko bizanatinda cyane, oye siko bimeze. Imana yacu ntabwo izitinza isezerano ryayo nk'uko abantu babitekereza, iritinza mu gihe hari impamvu. Imana ishimwe cyane. Iritinza mu gihe hari impamvu. Hari igihe Imana ikubwira ati nzakurwanirira, ati ntacyo uzaba mwene data, ntacyo uzaba, ukabona ibihe byakugezeho byaguhinduye nabi, ukabona ibihe byakwibonereje, ibihe byagusuzuguye, ukavuga utese ubundi ni Imana twavuganye, ni Imana twavuganye, ni yindi yansezeranije bya bindi, ni yindi yambwiye ko akundi ko izandinda, ko izabana nanje nubwo nzaca mu mazi menshi, ngo ntabwo azantembana, ngo nubwo nzaca no mu migeze nayo nuko, nubwo nzaca mu miriro nayo nuko ntabwo izantwika. Ariko ukabona ibihe byakuremerereye, ukabona ibihe byakubereye ingutu, ukabona ibihe byakubereye ibibazo, ukaba wasuhuza umutima ukavuga ngo ariko ubundi ni Imana twavuganye. Oya siko bimeze. Iyo mwavuganye niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Ifa kuba gusa ariyo yabikubwiye. Wewe gusa hagarara mu mwanya wawe, hihagararire utegereze icyo Uwiteka ari bukore. Musa ageze hariya ku nyanja itukura, ubwo abana ba Isiraheli bashaka kwambuka, babona hirya no hino ni ibibazo, babona inyuma yabo barakurikiwe. Uwiteka arababwira ati Musa nimwihagararire uyu munsi muri burebe icyo Uwiteka ari wakorere. Izi ngabo za Egiputa muri kubona uyu mwanya wa none, ari amagare muri kubona, timuzongera kuyabonaho undi musi wa none. Wewe hagarara mu mwanya wawe,
tumbira Uwiteka Imana yawe, komeza uyizere, komeza uyiringire. Ibyo bibazo wowe ubona ntuzongera kubibona ukundi, izo ngwara wowe ubona ntuzongera kuzibona ukundi, ibyo bigeragezo wowe uhura nabyo bariko bakugabaho ntuzongera kubibona ukundi, ubwo bukene tuzongera kubona ukundi, ubwo bupfakazi ntuzongera kubonaho ukundi, ibyo bitero bakugabaho mwene data tuzongera kubibona ukundi. Wewe gusa icyo ukora gusa hagarara mu mwanya wawe, tumbira Uwiteka gusa. Ifa kuba gusa ariyo yabivuze ko izakurinda, ifa kuba gusa ariyo yabivuze ko iri kumwe nawe, ifa kuba gusa ariyo yabivuze uri niyo Mana yawe, ifa kuba gusa ariyo yabivuze ati humura turi kumwe. Wewe gusa yizere, uhagarare mu mwanya wawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya Yesu, Imana ishimwe cyane. Hariya mu gitabo cyo Kubara 23 umurongo wa 19 haravuga ngo Imana si umuntu ngo yishe, ngo kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Imana ishimwe, ibyo yavuze no kubikora izabikora, ibyo yivugiye bivuye mu kanwa kayo no kubisohoza izabisohoza. Haleluya Yesu, Imana atabwo ari umwana w'umuntu ngo yicuze, si umwana w'umuntu ngo ibeshye. Icyo yavuze izagikora, ngo kandi nicyo cyose yagize gute yagusezeranije izagisohoza. Imana ishimwe, n'Imana itabasha kubesha, n'Imana izisohoza amasezerano, n'Imana izisohoza icyo yavuze. N'umugabo uzuhagarara ku cyo yavuze, n'umugabo utananiwe gusohoza icyo yakuvuze. Umwene data yavuze ko izakurinda, izakomeza ikurinde, yavuze ko izabana nawe, izakomeza ibane nawe, yavuze ko utazakogwa n'isoni, nta soni zizagukora, yavuze kuko ibihe bitazakurengera, n'ukuri ntibizakurengera muri kumwe nayo. Ifa kuba gusa ariyo yabivuze. Imana ishimwe cya ifa kuba gusa ariyo yabivuze, ifa kuba gusa ariyo yabivuze. Umwana w'umuntu aza gusezeranya akibagirwa, umwana w'umuntu aza gusezeranya akakubesha, ariko Imana yacu twizeye, Imana yacu ntizitubesha. Yasezeranye umwana yaramumuhaye ntiyamubesha, yasezeranye Sara umwana yarabumuhaye ntiyamubesha. Izi tugeze ku byo yatubwiye, twarangiza ikaturemera iki? Ikaturemera amashimwe. Amashimwe imbere y'abanzi bacu, abari biteguye ko dukogwa n'isoni bakabona gusa turi ko tuvuga amashimwe, abari biteze kuko dukogwa n'isoni bakabona tunezerewe, abari batwitezeho guseba bakabona dushizwe hejuru, abari batwitezeho igisuzuguriro bakabona turubashwe, kuko Uwiteka Imana ntiziturekerera, ihora iturwanirira. Iyo ni nako yabidusezeranije. Rero ibyo yadusezeranije byose izi bitugezaho itatubeshe, kandi ikabitugezaho idasize na kimwe. Imana ishimwe, ikabitugezaho idasize na kimwe. Ifa kuba gusa ariyo yabivuze. Imana ishimwe cyane. Reka mbagezeho ibintu nka bine biza bituma Imana itinza isezerano ryayo, biza bituma Imana inahanagura isezerano ryayo, iryo yasezeranije ikarihanagura. Imana ishimwe cyane. Cyangwa se rigatinda, kutaba mu mwanya Imana yagusanzemo iguha isezerano ryayo. Iryo ni irya mbere, kutaba mu mwanya Imana yagusanzemo iguha isezerano ryayo. Mwibuke yuko bari abakurambere bacu Imana yabahaye isezerano, Adamu na Eva, Imana yabahaye isezerano yo kuzaba mu gihugu, kandi icyo gihugu bakakibamo batarushe. Ibaremera ibihe byiza, irababwira ati aha nta kurwara, aha nta gupfa, aha nta gusonza, aha ni beura yanyu, aha ni igihugu nabaremeye, aho muzaba mukagubwa neza. Imana ishimwe cyane, ibaheza iryo sezerano. Ariko nyuma yaho bava muri uwo mwanya Imana yabahaye mu isezerano, iyo bava muri icyo kibanza Imana ije kubashaka isanga bavuye muri icyo kibanza, Imana bituma ihanagura isezerano ryayo. Irababwira nkuko mwariye kuri iriya mbuto imenyesha ikibi n'icyiza, ndetse no gupfa muzapfa, kandi muzarya murushe, muzanabyara murushe, ibintu byose bizaruha. Imana ihanagura isezerano ryayo. Imana ishimwe. Ni ari igihe abantu batekereza akavuga ngo ese ku Imana yabivuze kuko ibidasohora. Banza wisubiremo utekereze nimba aho Imana yagusanze iguheza isezerano nimba ukiyahagaze. Haleluya.
subiza umutima inyuma, subiza ibitekerezo byawe inyuma, ubanze utekereze, urebe neza, wisuzume, uvuge ngo ese ko Imana yambwiye iki kintu none kubera iki kidasohora, uko nagitegereje imyaka myinshi uko kidasohora. Reba neza nimba ugihagaze muri wa mwanya Imana yagusanzemo iguheza isezerano, cyangwa yaraje nawe irakubura bituma ihanagura isezerano ryayo, kuko yaje gushaka Adamu na Eva irababura mu cyicaro yari yarabategurije. Imaze kubabura bituma ihanagura isezerano ryabo, irababwira ati no gupfa muzapfa, ibibazo birinjira mu isi. Ngicyo ikintu kiza gituma Imana ihanagura isezerano ryayo cyangwa ikaritinza, kutaba mu mwanya Imana yagusanzemo iguheza isezerano. Kutihangana ngo utegereze isezerano ryayo, icyo ni icya kabiri. Mu gihe utabashe kwihangana utegereze isezerano Imana yaguhaye, icyatumye basara babasha kugera ku cyo Imana yari yarabategurije nuko babashe kwihangana, wakadumu katika maombi, bakomeza barasenga. Imana iraza ibasanga muri wa mwanya yabahereyemo isezerano, irababwira kubera kwihangana kwanyu nimwakira ibisubizo byanyu. Imana ishimwe. Iyo atabaye kwihangana nta washobora kujana igihembo cy'amarushanwa. Kwihangana nibyo biduhesha kunesha. Imana ishimwe cyane. Rero iyo twihanganye iteka ryose tubasha kugera ku byiza, twibasha kwinjira mu mwanya mwiza w'amasezerano, tukihanganira ibihe bitugerageza, tukihanganira ingwara, tukihanganira ubukene n'ubupfakazi. Ibyo bihe byose byo kugeragezwa kabiri Yobu byose yahuye nabyo, arageragezwa kugeza mu gihe yabashe kwakira ibisubizo byiwe. Imana imwinjiza mu isezerano, ubwo imwinjiza mu isezerano imuheza abana biwe, imuheza imari yiwe, imuheza indogobe n'amapfizi. Yobu asobera kuremeka kuko yabashije kugira gute kwihanganira ibyamugerageza. Niko ijambo ry'Imana ribivuga, riravuga ngo hahigwa uwihangana kuko uwo ni uzagira gute, uwo ni uzanesha. Kwihangana gutera kunesha. Imana ishimwe cyane. Iyo rero wabuze kwihangana muri wewe, icyo gihe amasezerano y'Imana irayatinza cyangwa se ikanayahanagura. Imana ishimwe cyane. Icya gatatu, kutizera. Hari igihe abantu Imana ibaheza isezerano, Imana ikavugana nawe ikakubwira ngo nzagukorera iki n'iki n'iki, ibi n'ibi nzabyuzuza, nzakugira ishyanga rikomeye, nzakurinda, zabana nawe. Warangiza ayo magambo ntuyizere, ukabona kuko ifuye kukubesha, ukabona kuko ifuye kuguhangika. Icyo gihe Imana yisubiraho cyangwa Imana igatinza isezerano ryayo. Imana ishimwe cyane. Imana igatinza isezerano ryayo mu gihe wabuze iki, mu gihe wabuze kwizera. Iyo wabuze kwizera utangira kwitotomba. Imana ibwira Abanyesiraheli, ibwira Musa, nzabana nawe, nzakuyobora. Musa bibwira ubwoko bwayo, arababwira ati Uwiteka Imana yaravuze ati izatuyobora, izabana natwe, iziyansharija mu byo byose tugomba gukenera mu nzira zose z'ubutayu, kugira ngo tuzabashe guruka muri Kanani, iki gihugu Imana yadutegurije. Babura kwizera, kwizera kurabura, kurangije kubura. Nicyo gihe Uwiteka Imana yabarakariye, bituma ibamarira mu butayu, kuko babuze kwizera. Batangira kwiremera ibishushanyo byayo. Baravuga ati ese wowe Musa, ni gute ugenda ku musozi Sinayi yo ukaje kuganira n'Imana ugatinda? Agarutse asanga bayiremeye wakamasa. Niko bariko baramye icyo gihe, bananirwa kwizera. Iyo bahagurukije mu gihugu kuko izanabahurutsa, iyo bambukije inyanja kuko izanabahurutsa, iyo bakijije amaboko ya Farao kuko izanabakiza ibibazo byahehe, ibibazo byo mu butayu. Bananirwa kwizera iyo Mana, batangira kwizera imana zabo, batangira gusubira inyuma no kwiremera utugirwa Mana. Imana irarakara, iravuga ngo neza ndaraka isezerano nasezeranye namwe nzoritinza, mbatindishe mu butayu. Bamara imyaka 400 kandi rwara urugendo rudatwaye n'ukwezi kumwe. Imana ishimwe cyane, bituma isezerano ryayo iritinza kugira ngo ibanze ibamarire mu butayu. Imana ishimwe. Ariko Kalebu na Yeshuwa bizeye, abatanze inkuru nziza mu gihe bari bagiye gutacumugwa. Baravuga ngo nubwo ari ingabo zikomeye, nubwo ari abagabo b'ibigango, nubwo ari abagabo bakomeye, abo tuzobarya nka kurya turiko dujya umutsima.
kakurya ko kurya umutsima abo tuzobakanja kanja kuko bari bizeye imbaraga z'Imana. Imana ibarebye irabishimira, iravuga ngo ndora abagabo bateye kuko nifuza aba nzabahurutsa mu gihugu. Imana ibahurutsa muri Kanani kuko bahagaze mu kwizera kwabo. Nawe rero mwene data, hari igihe Imana iganira nawe, hari igihe Imana ikubwira ukwizera kukagushira. Rero kwizera kumaze kugushira ni naco gihe utangira kwiganyira, ni naco gihe utangira kwitotomba. Kakuri abana ba Israeli batangiye kwitotomba, batangira kwitotombera Musa, batangira kwitotombera Imana na Musa, bituma Imana ibarakarira, bituma Imana ibateza inzoka mu butayu, bituma Imana ibateza amapfa, bituma Imana ibarimbura mu butayu. Nuko bitotomze babuze kwizera. Nawe rero hari igihe kwitotomba kuza kukugeraho ukavuga kubera iki ibihe byongeraho, kubera iki Imana itonumva, tiwizere yabikubwiye, tiwizere yasezeranye nawe, ugatangira kwitotomba, ukitotombera abakozi b'Imana, ukitotombera Imana ubwayo. Imana ico gihe rero yikurebye irarakara, icongeho ikababara, ikaba yo kwisubira kwisezerano iryo yasezeranye nawe, ikaba yosesa amasezerano yasezeranye nawe, cyangwa se ikayatinza. Imana itubabarire kandi Imana ishimwe cyane. Ijambo rya kane riza rituma Imana yisubiraho se cyangwa igatuma isezerano ryayo retinda nukuva mu byizerwa. Imana ishimwe cyane, ukava mu byizerwa kandi nta mpamvu nimwe ihari ituma umukirisitu ava mu byizerwa. Bibiliya rero niko yabivuze, ijambo ry'Imana riko ribivuga, riravuga wese namapfa niki cyatuma ntandukana n'urukundo rwa Kristo, nukwambara ubusa, nuguteseka se, nukurenganywa se, niki ninkota se, niki cyandandukanya n'urukundo rwa Kristo. Kandi iyo turi mu rukundo rwa Kristo tuba dufite kwizera kuko neza Kristo adukunda. Rero iyo uvuye mu byo kwizera ukava mu byizerwa, ukava mu byizerwa, ico gihe Imana irisubira cyangwa se igagira gute, igasesa amasezerano yasezeranye nawe mwene data. Isuzume ubanze wirebe uvuga ngo se ko Imana yavuze ibi nibi ni gute bidasohora, uko yatuvuze ibi nibi ni gute bidasohora. Ahari nti waba waravuye mu byizerwa, ahari nti waba warabuze kwihangana, ahari. Imana ishimwe cyane. Banze utekereze nimba utoba waravuye muri ibyo bintu byose, woba waravuye mu mwanya Imana yagusanzemo iguheza isezerano ryayo, woba waratakaje kwihangana utegereza icyo Imana yavuze. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa uwihanganye kuko uwo ni uzanesha, uwo ni uzagera ku byiza. Imana ishimwe cyane. Kwizera kwawe njiko bakwaramaze kugushiramo ese cyangwa nti waranabivuyemo ibyo byo kwizera. Imana ishimwe cyane. Yuda ahamagagwa, yahamagawe nk'izindi ntumwa zose, arahamagagwa aravuga ngo ngaho nimunkurikire. Ba Petero barahamagagwa, nabandi barahamagagwa, bose bitaba impamagazi. Ariko Yuda geziriya kubera gushaka indamu ziwe, atangira gushaka ibyiwe, ava mu byo kwizera, bituma agambanira Uwiteka, bituma agambanira Imana ye, bituma agambanira Yesu Kristo. Hamaze kumugambanira bimuviramo urupfu rubi. Kuko yagize gute? Yavuye mu byo kwizera, yavuye mu byizerwa, bituma agira amaherezo mabi. Imana itubabarire, bituma agira amaherezo mabi. Kandi Uwiteka Imana Yesu Kristo yari yarababwiye mwebwe mwankurikiye. Ubwo Petero yari amaze kumubaza iri jambo, aravuga ati se databuja, twebwe twemeye kugukurikira, tugasiga ibyacu byose tukagukurikira, impembo zacu niki? Uzaduhemba iki? Arababwira mwebwe nta kindi nubahemba, gusa nzabaheza ubuzima, nzabaheza ubugingo buhoraho. Izo nizo mpembo zanyu. Na Yuda nawe yari yarasezeranije iri sezerano ryo kuzahabwa ubugingo buhoraho, ariko kubwo kuva mu byizerwa ari nta mpamvu yabashiye kugira gute, yagize amaherezo mabi. Naho hari igihe waba waravuye mu byizerwa ukaba wicaye mu rusengero utarurimwo, ukaba wicaye mu by'Imana utabirimo, ukaba wicaye mu ijambo ry'Imana utaririmo, ibyizerwa warabivuyemo, usigaye uri mekanike. Ico gihe mwene data menya kuko icyo Imana yakuvuzeho kizatinda se cyangwa gishireho. Rero bene data mureke twisuzume turebe ni kuko iby'Imana yavuze bidasohora, ni kuko iby'Imana yavuze byatinze, ni kuko iby'Imana yavuze bitariho. Tubanze twisubireho dutekereze, tureba aho twatereye.